Nongeye kubasuhuza inshuti bakunze mukurikiye Iwacu Heza Development Communication. Ikiganiro mukurikiye akaba ari kigiye kubagezaho uyu muryango icyo ari cyo, icyo ugamije, icyo washingiwe ndetse n'icyo umariye rubanda nyamwinshi. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Mukamugenzi Lea Eniro, ntimujye kure. Iwacu Heza Development Communication ni umuryango utegamiye kuri leta ugamije impinduka nziza muri sosiyete zishingiye ku muryango ubana neza kandi utekanye. Ibi bikagerwaho hifashishijwe ibihangano bigamije kwigisha birimo udukino, indirimbo, inyigisho, ubuhamya, impano z'abana, imbyino, ubujyanama n'ubufasha ku buzima bw'imibanire, ubujyanama mu mategeko bigamije gukemura ibibazo byo mu muryango. Uyu muryango uzakorera mu gihugu hose, uzaba ufite icyicaro mu mujyi wa Kigali kandi uzaba ureba abanyarwanda bose by'umwihariko kuva ku myaka 5 kuzamura. Ubutumwa buzajya bunyuzwa ku maradiyo na televiziyo, channel ya YouTube, kuri website, muri communauté n'ahandi hose hafasha mu gusakaza ubutumwa. Ibikorwa by'Iwacu Heza Development Communication bigamije kubona umuryango ubanye neza, nta makimbirane, abana biga kandi bahabwa uburere, urubyiruko ruzira ibiyobyabwenge, nta nda ziterwa abangavu. Bizafasha umuryango kubaho utekanye kandi uteye imbere hagamijwe kubaka igihugu kuko umuryango ariwo shingiro rya sosiyete. Iwacu Heza ifite intumbero yo gufasha sosiyete nyarwanda kubaho neza. Uyu muryango uzafasha umuryango nyarwanda kubaho utekanye, umuryango utarangwamo amakimbirane, utarangwamo abana baterwa inda, umuryango uzira ihohotera iryo ari ryo ryose, kandi ukaba umuryango utegura urubyiruko kuzavamo abantu bafitiye igihugu akamaro. Nshuti yanjye, ndagushishikariza kujya ukurikira ibikorwa by'Iwacu Heza Development Communication kuko ntekereza ko ubonye ko uyu muryango ugiye gufasha byinshi cyane muri sosiyete nyarwanda, ari wowe, ari njyewe. Reka tubishishikarize n'abandi bose kugira ngo tube nyambere mu gufasha uyu muryango kugera ku ntego zayo, kuko nugera ku ntego zayo ni amahirwe yacu twese nk'abanyarwanda. Murakoze, murakarama. Yari Mukamugenzi Lea Eniro wabagezagaho iki kiganiro. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri ako kantu k'umutuku ko hasi, ndetse unakore share, like kugira ngo n'abandi bose bamenye byose.